Uh, Thank you so much. I feel like since wenda ukuntu nakubwira ndi kwiyumva ariko it's a pleasure to be here kubera yuko Mary cyangwa inkoramutima it's a brand ariko ni brand y'abantu kubera yuko I have got support from them from friends, from family, from friends ariko but right now ntabwo ndi gutegura album launch for kubera I've been focusing on gospel music. Kigali's #1 hit music station. It is Austin. Yeah, twatangiye kuwa mbere. It is weekend iryoshye cyane. You know what? Uyu munsi we have ibintu byinshi ushobora gutsindira amafaranga. Hello Agape Hub family, ndabashuhuje mwese ahantu mudukurikiye igihugu cyose waba urimo, ndagushuhuje kandi turagukunda rwose. Rero guys, uyu munsi uyu munsi nabatumiriye umuntu muzi, umuntu w'umustar, umuntu uzwi kuri YouTube, mbese ari mu bantu bayoboye YouTube channels zo mu Rwanda. Twagira ngo ni Brian ugiye kwakira. Rero uyu muntu ni umuntu, hari abantu benshi baramuzi ariko bake batamuzi, reka bibwire. Ukuntu uzagira ngo ni nka Brian, wagira ngo undi muntu nyine uzwi cyane kuri YouTube. Amazina yanjye nitwa Julius Chita. Niyo mazina nkoresha mu kazi, ariko andi mazina nitwa William Jules Niyitegeka. So ngiye mwita Chita Magic. Ibaze nyine byose ni gutyo mu nyine. Magic. Kandi Magic, Chita Magic ni brand. Ni brand imbere y'umukozi. Wow. Your brand ariko. Ni brand imbere y'umukozi. Ureze kutabyemeye. Ntago mbizi cyane, ntago mfite ubumenyi cyane byawe. Ariko amazina yanjye nitwa Julius Chita. So Chita, turakwakiriye, urasa neza rwose cyane. Neye amabengeza cyane rwose, turakwakiriye cyane. Rero Chita, tumaze iminsi tuganira, mubwira ndashaka kuzaza kuri channel yanjye, kuko uyu nguyu ni umuntu w'inshuti yanjye, ni umuntu nubaha, ni umuntu w'ibitekerezo byinshi ku bintu bijyanye na kano kazi ka YouTube. Mu bitekerezo ambwira ibi ngibi ntago ari ngombwa, ibi bishyiremo, ibi bikuremo. So ni umuntu w'udutekerezo twinshi cyane, ko afite YouTube channel izwi kandi imaze gutera imbere. Harya imaze kugera aba subscribers meruka turi mu 340 gutyo. 350 benda kugera 300 gutyo. Ariko ni benshi cyane. Ni benshi cyane. Ni audience nini y'abantu bakurikira ibyo tubagezaho. Julius Chita mugiye kugana cyangwa se Julius bitewe no ku muntu abivuga. Ni umupapa ufite umwana umwe n'umugore umwe. Abandi umugabo wubatse. Ufite umugore mwiza cyane. Umugore wawe turamushuhuje. Ngiye kutambwiye ko ndi mwiza cyane. Nagusha umugore wawe. Kandi umugore yarampenze. Ndamushuhuje cyane. Ntabwo yampenze. Harya guhendwa. Icyo nicyo ni mwiza kukurusha. Nibyo wakoreye boss. Rero arabibwiye, ni umupapa ufite umwana, ufite umugore, ufite carrière y'ubunyamakuru. Chita ni umuntu mwamenye cyane mu bintu by'itangazamakuru, ukora kuri radio, agenda azamuka, tureba twese azamuka kugeza ubu ngubu ahantu ageze. Watangiye YouTube channel ryari? Nayitangiye 2014. 2014. Ariko ntabwo ariko twatangiye gushyira amavideo muri ubu buryo bwa uhoraho tambutse ibiganiro. Ni 2019, hagati ya 2019 na 2018. So ni hashize imyaka ariko itari mike cyane, itari na myinshi. Imyaka itatu kugira aba subscribers bangana kuriya mu gihugu ntabwo ari ibintu byoroshye. Ahubwo ni bakeya. Nkeka ko uzi ko no kugira 1k subscribers ari inamba. Nafunguye chaîne muri 2014. Aba subscribers 1000 nabagize muri 2018. None se ubwo imyaka itatu ahubwo ari ni bake cyane. None se watangiye gute online platform kugira ngo uve mu bunyamakuru bwo kuri radio ujye ku YouTube byageze? Njyewe nabaga muri radio kuva 2014 na 5. 2018 nagiye kuba muri Kenya, Nairobi, ariko mara igihe gito mpita ngaruka mu Rwanda.
muri 2019 nibwo naje online mu buryo bufatika. Nanyuze ku maradiyo nka Radio Flash, City Radio, Contact FM, niyo namaze igihe kinini kuva 2015 kugera 2019. Muri icyo gihe nibwo nari ngigaruka mu Rwanda, ntangira gutambutsa ibiganiro naho sinzi umuntu muri radio muri CFM, afata ka video turi kumwe cyangwa se video mu kiganiro nkayipostinga. Ni gutyo twatangiye. Ibiganiro bimuntu uyu munsi ni ibintu byizanye bitewe naho twari tugeze. So ngewe ikintu nakumenyeho bwa mbere ndaza kukikubwiraho nyuma. Ni bana abantu banyigana. Turabivugaho nyuma ibyo ngibyo nabyo ndashaka ko tubivugaho ariko biraza nyuma. So ndashaka uyu munsi tuganira ku kintu cya social media. Social media ni ikintu mu Rwanda kimaze gutera imbere, abantu bakugenda understandinga bamenya ibyo ari byo, hari n'abataramenya uburyo zikoreshwa. Hari abantu uyu munsi social media imugaburira, kamwishyurira inzu, igatunga umugore n'abana, hari n'abatabizi ahubwo igatunga umugabo n'abana. Igatunga umugabo n'abana. Social media imaze yumvisha abantu batarayumva neza. Imbuga nkoranyambaga nk'uko uvuze ibyo ngibyo zigeza ku bantu, hari n'ibyo zagiye zangiza mu buzima bw'abantu kubera gukoresha imbuga nkoranyambaga. Ikindi social media ni urubuga abantu bahuriyeho bagatanga ibitekerezo, bagatanga n'amashusho bahererekanya, ariko ifite positivity ikagira na negativity. Ku mbuga nkoranyambaga uzasanga ibintu byose, habaho ibisekeje, habaho ibintu bidasanzwe, ibintu bitunguranye. Uzasanga ubuzima bw'abantu, hari n'abashyira ubuzima bwabo bukabatunga, nk'abakora vlogging, kwerekana ubuzima bwabo, ahantu yatembera, ahantu yasohokeye, kwerekana imyambaro aho wambarira. Ugasanga kwerekana ubuzima bwawe ubwabyo n'ubucuruzi. Hari amakouple yamenyekanye kuri social media, ku mbuga nkoranyambaga byagiriye umumaro, ariko imbuga nkoranyambaga zangiza na personalities z'abantu bazireba. Ibyo tubashyira kuri social media ntabwo ariko ibyitwa entertainment, ntabwo ari entertainment kuri buri wese. Nk'uko ibitekerezo ndi gutanga, hari umuntu uri kureba iki kiganiro akabona twataye igihe cyangwa se atazi ibyo ari byo. Nk'uko hari umuntu usanga nawe hari ibintu umuntu ashobora kuba akunda kureba kuri social media wowe udashobora kureba. Imbuga nkoranyambaga rero zikubiyemo ibyo byose, kandi zikoranya abantu, zihuza abantu mu bice bitandukanye by'isi bakaza kwirebera. So ibyo ni utubwiye impact social media ifite kuri society, ariko ngiye focusinga cyane kuri negative effects za social media, cyane ku rubyiruko. Hari abantu nabitangiye mbivuga, hari abantu bamaze gusobanukirwa uburyo ikora n'abandi batarayisobanukirwa, cyane urubyiruko. Ugasanga abonye umuntu yaguze inzu, yagiye muri vacances, yagiye Seychelles, yagiye Maldives, agahita yumva ko we kuko atagiyeyo ubuzima bwe ari inyuma cyangwa ari hasi. Reka nkubwire kuri negative effects. Negative effects zirahari, zihera mu muryango, mu nshuti, abavandimwe n'abantu badukikije mu buzima bwa buri munsi. Hari igihe icyo wowe wita lifestyle biba ari lifestyle koko kandi iri entertainment based, ku buryo abantu bireba bakishima, kumva bakureba, ariko ibyo bintu mu gihe runaka wowe bikazakwangiza. Hari ibyo utambutse wumva biri ibintu biri bushimisha abantu cyangwa se ibyo werekana. Hari n'ibyo dusigaye twita ko ari art, ari ubuhanzi kugira ngo tubishyireho. Sinzi niba ubona amafoto y'abakobwa bifotoza bambaye ubusa, sinzi niba usigaye ubona abasore n'abagabo bifotoza bambaye ubusa, n'abagore nabo babamo. Akakubwira ko ari ubuhanzi, akakubwira ko ari art, ari uburyo akoramo art ye. Hari n'abakubwira ko ari fashion. Ariko wareba uhereye nko mu bihugu byateye imbere, ugasanga hari n'iminsi mikuru ikunda kubaho nka za Halloween, abantu bambara uko babonye, bambara ibintu biteye ubwoba. Hari n'ibihugu bimwe na bimwe usanga imyigaragambyo wenda bigaragambya bambaye ubusa, bigaragambya batukana, bigaragambya gute. Ibyo bintu rero turagenda tukabikopera, tukabyinjiza ku ngufu mu muco wa kinyafurika, tukajya tunabishyira no ku mbuga nkoranyambaga, ariko ntabwo ari ibyacu. Niyo mpamvu nyuma y'igihe runaka usanga umuntu atangiye gusubiza amaso inyuma,
atangiye gusubiza inyuma ibitekerezo agahita abona bya bintu ko yabigiyemo atazi ibyo ari byo. Hari n'igihe umuntu atinda kubimenya, hari n'igihe n'umuryango ubireberera bitewe n'imyumvire nawo ufite. Byose birashoboka. Ariko ikibazo ntabwo ari social media. Ikibazo ni uburyo tuzikoresha n'ibyo tuzishyiraho n'uburyo abakoresha social media bitwara. Nicyo wabwira abantu bumva ko social media itatunga umuntu? Social media bumva ko ari ukwigaragaza no kwishyira hanze. Social media ushobora kwigaragaza ukanishyira hanze bikaguha amafaranga. Ariko none ibyo ngibyo ushobora kubikora bikagukoraho. Bikakwicira ubuzima. Bishobora kutakwicira n'ubuzima mu buryo buri direct, bikaba mu buryo buri indirect. Urugero, uvugiye nk'ibintu kuri social media cyangwa se ugaragara kuri social media wangiza uburenganzira bwa muntu cyangwa se uri kwangiza ubwisanzure bw'abantu cyangwa se bw'ibidukikije. Urugero, ugaragaye uri nka abantu buri batekereje ko ibintu bishyizwe kuri social media ari ubuzima bw'abambaye ubusa gusa. Urugero, ugaragaye uri gukubita nk'umwana, gukubita umwana, ugaragaye uri gukubita nk'umugore, uri kumukorera ihohoterwa iryo ari ryose rigaragara mu buryo bw'amashusho. Ushobora kugaragara uri kwangiza iby'abandi. Urugero, ikintu cy'umuntu ushobora, umutungo w'umuntu ushobora kwangiza. Ushobora ndetse no kwiyangiza ubwawe. Ugaragara kuri social media uri kunywa ibisindisha bikurusha imbaraga, uri gufata imiti harimo n'itemewe, ibiyobyabwenge. Ibyo ngibyo icyo gihe uba uri gukora sensibilisation ku bantu bashobora kuba basanzwe bakoresha ibyo bintu cyangwa se batabikoresha, bakabona ko harimo freedom. Ariho handi umuntu azapostinga ifoto yambaye ubusa, abamurwanirira bavuga ko ari freedom, ugasanga aribo benshi. Ibyo rero bitera ihungabana abakiri bato by'umwihariko urubyiruko. Ariho uzasanga iyi generation turimo udahuje imyumvire n'umujene w'uyu munsi afatwa nk'umuturage, afatwa nk'umuntu wasigaye inyuma utazi ibintu bigezweho. Ariho abagore, abakobwa bafata gahunda yo kugura ibibuno. Kugura ibibuno ariko nta kibazo. Kugura example. Kugura ibibuno, amataye ku maso niba udafite hajya ngo ni eyelashes. Umugani wa eyelashes mu kanwa ugahindura ukuntu uteye, ugashyiramo iherena. Ku bagabo ibyo udafite nawe ukabishyirishaho, ukajya muri gym ukafata ibyo bintu byose. Ni ibintu sosiyete ibona nk'ibintu bibi, ariko mu burenganzira bw'umuntu bifata reka tubyemere ko ntacyo bitwaye. Ariko biba byaturutse ku ihungabana umuntu aterwa n'uburyo sosiyete abayemo, hari uburyo iravanse kumurusha. Sibyo? Ugasanga agape abadamu mubana cyangwa se abakobwa mukunda guhura ikintu bakurusha. Sibyo? Ukabona ufite shinya isibara runaka tutari buvuge, uti ndifuza ko isa gutya. Mu buryo buri natural ntabwo ari kusa. Ariko nuko wayihindura n'uburenganzira bwawe. Ugasanga bubona batangarirwa ngo nawe ikibuno kingana gute. Ibyo bintu nyine nibyo sosiyete benshi bakunda, ni n'uburenganzira bwa buri wese. Ariko kibaza uti niba ufite petit sœur ukajya kugura izo eyelashes utishimiye ukuntu ubu bwoya buba ku jisho, ubu bwoya butangira imyanda cyangwa ibyinjira mu jisho bungana, ukajya gushyiraho ubwa fake kugira ngo ubwiza bwiyongere. Uburenganzira bwawe. Sibyo? Wasanga wenda nanjye ndi umugore cyangwa ndi umukobwa nanjye ndenda nabishyiraho. Sibyo? Ariko ukibaza utese nibyo sosiyete yacu ikeneye. Sosiyete y'ihubwo kuba umugore ni sosiyete nyarwanda mvuga kuko hano turi mu Rwanda. Sibyo? Kuba umugore imiterere yisanzwe ubundi biba bimutwaye iki? Hoya icyo gihe ngereka nanjye njye ku ruhande rw'abagore. Sobanura impamvu umugore yambara ikibuno cyangwa akakibagisha. Reka njye ku ruhande rw'abagore. Reka dore ku cyo kucyambara. Kuko kukibagisha nabyo bibaho. Ikintu ngiye nkunda kubwira abantu, ibi bintu iterambere rigira ibintu birizana. So ntago iyo bavuze ngo igihugu cyateye imbere ntago aba ari ukubaka ama etage gusa. Hari n'ibindi bintu. Ku buryo mu bintu biri muri brand y'u Rwanda mu biteza imbere ari uko no kuvuga ngo biriya bintu biri kugenda neza muri Chita. Uko iterambere rizamuka niko abantu baba exposed ku bintu byinshi, kuri technology, kuri traveling. Muri iyo terambere riri kwihuta
ibizana n'iterambere cyo twita civilisation buriya mu kinyarwanda bita gute? Civilisation mu kinyarwanda nayo ni iterambere cyangwa guhinduka kw'ibintu. Sinzi wenda niba ukuntu wenda twahita mu kinyarwanda ndanyemerera nkubaze nubwo ari wowe uyoboye iki kiganiro. Iby'iterambere ryose rituzana nuko tubikeneye. Hari igihe aba ariko tubikeneye. Nsubiza. Byose niko tubikeneye. Ntabwo ijambo byose urumva ubujeneralije. Ariko hanyuma kubera iki tugomba kubyakira byose rero? Ariko kuri icyo ngicyo kijyanye n'ibibuno n'amataye, hari igihe nakubwiye ngo umuntu aba ari exposed n'ibintu biri hano hanze n'iryo terambere na technology. Ugasanga niba warakuze ugamubaza mu gitekerezo cyawe bwite urabishyigikiye nyine birakwiriye ku muntu nka Agape hawe ku giti cye nk'umuntu nyine uri gutanga ibitekerezo n'abantu bari kureba ni ibintu ushyigikiye nawe ukora? Ntabwo mbikora nta nibyo nzakora ariko hanyuma reka nkubaze ikintu none ngwe niba ugishyigikiye kwibagisha igice cy'umubiri. Uri umusore hari ukuntu Imana yakuremye uteye bisanzwe nta n'uburwayi ufite ubwo aribwo bwose ariko ukavuga uti ntabwo bigomba gukomeza njye ndabishyigikiye ukagomba kwibagisha umubiri. Njye ndabishyigikiye nisobanure urisobanura tugeze ku bagore sibyo? Abagore kwibagisha ibice by'umubiri haba mu gatuza cyangwa no hasi biriya nabyo ni ibintu biri ngombwa igihe nta burwayi ufite cyangwa se ngo hari uburwayi runaka bizagutera ni ngombwa. Nakubwiye ngo technology iyo umuntu amaze kwisobanukirwa hari efe bizana sibyo? Tugiye ku ruhande rwo kwibagisha sibyo? Nk'ubu ngubu bavuga ngo ukuntu bavuga ngo umuntu ahindura ukuntu Imana yamuremye sibyo? Hari igihe Imana ikurema umeze neza wowe ukiyangiza. Urugero Imana ikuremye udafite inda nini udafite wenda amaboko manini wowe uragiye urariye indi igeze hano ntabwo ariko Imana yakuremye iyi nda ari nini nyine kuko rero uburwayi kuko ntabwo abantu bose bafite inda nini bafite uburwayi. Tekereza ko hari abantu baba bari banini yajya kwa muganga bagasanga nta diabete nta cholesterol arwaye ntaki rero ugasanga niba ugiye kwibagisha sibyo indi igeze hano ubaye unanutse nyine bya bindi umuntu aba afite agataye gato nyuma y'igihe runaka ukagaragara umuntu ufite inda nini igihe gitoya nyine yaba harimo ikibazo. Hari igihe nta burwayi waba urimo ari ukurya warariye sibyo ko iyo bimaze gukabya cyane bizana uburwayi. Buriya uburwayi bushingiye uburwayi bushingiye ku mirire ntabwo ari uburwayi bupimishwa ijisho. Yes. None se nta bantu uzi umuntu urwaye gute wamureba ukabimenya? Iyo yamaze kumurenga ryananirwa no reka kumurenga nyine wabimenya gute? Atagenze ataragera kuri level high level. Yes. Hari atakigicara no kugenda bonzi ngewe hari igihe no kugenda bimunanira. Nicyo nakubaje kugira ngo nsubize biriya ni ibintu umuntu ashobora gukora afite umubiri uri nta kibazo na kimwe ko inda nayo iri kurushaho kuba nini bari ikibazo ubu umugore ubu umugabo nkawe gutyo ungana ibaze ubaye nyine ufite belly ingana gutya sibyo udatwite nta bundi burwayi ufite ibyo byaba biri normal gutyo ungana taye yawe ugaragara ungana gutya sibyo urumva byaba biri normal. Ku kintu kuba normal no kuba urwaye ni ibintu bitandukanye. Hari ikintu kiba kiri abnormal ariko atari sickness birashoboka. Abantu babitubwire muri comment ko babyumva ko Chita hari ibintu ngiye tutazumva kimwe. Iyo byo kwatakira ubundi urashaka kwataka abakobwa ntabwo ari abakobwa gusa nakubwiye societe none reka nkuba abahungu bo nta bahungu uzi banywa imiti n'ibinini by'ama vitamine na iriya mantuzo batuma nyine babyimba aba shredded. None se bira nanjye ntabwo mbishyigikiye ku giti cyane. Wavutse muri 20 na kangahe? Ese ko gishaka kumvira ibintu cy'abantu dushaka kugira reka nkubwira gato filozofi y'ubuzima bwawe ikintu ntakunda cyangwa ntemera njye ntacyo nkora kandi ntabwo bikuraho ko ukora icyo kintu ari uburenganzira bwe. Ubyo icyo gihe kiba byiswe kubaha uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Kuba wowe umugore navuze ntabwo ari kwibasira abantu nta nubwo nuko njyewe nakubwiye naye mbaye ndi umukobwa ushobora gusanga
n'abantu ubu ngubu naramaze kukibagisha ikibuno kugira ngo kiyongere nyine cye gikurura abantu sibyo ariko kubera imyumvire mfite n'uwo ndiwe I do respect umuntu bigenza gutyo buriya ngewe characters wagira mu buzima utambangamiye cyangwa ubangamira societe mbamo nta kibazo nta n'umwanya nabitaho wundi ariko ntabwo bikuraho ko mu myemerere n'imyumvire yanjye bitari ibintu ngewe iki buri muntu agira imyumvire ye ni nk'uko usanga hari umuntu ukunda football n'undi ukunda basketball aramutse akubwiye ibibi bya basketball ushobora gusanga ari byo ariko ntabwo bakubwiye ngo ibyo biri conclusion nuko Chita Magic ntabwo ashyigikira ku giti cye ntabwo ashyigikira plastic surgery ngewe ndayishyigikira bitewe n'impamvu z'umuntu bitewe urayishyigikira ariko ntabwo wayikora ibyo ngibyo turabikora aho ngaho rero niho duhera niho duhera abanyarwanda dushuka nayikora bitewe mbishatse par exemple ndi umudamu cyangwa ndi umukobwa mugenzi wa gape ngewe na gape turi muri condition zimwe z'ubuzima ariko hari ibyo numva we yakaba yakora cyangwa hari imiterere we numva yakagize ariko ngewe ibyo bintu simbikore urumva bitari gushukana nta muntu nge nashuka kuko nanjye hagize mfate umugabo w'inshuti yanjye mubwira ajye muri gym mufashe no gushaka za proteins nanjye mbikeneye ariko ntashobora kubikora iyo myumvire yawe mana yanjye irashaje babivuge muri comment ese ufata umwanzuro ku myumvire yanjye nyine anyways tubwire ndashaka utubwira tukiri kuri social media ndashaka umbwire ni bande bantu kuko uba muri iyi industry mu Rwanda urabizi ibintu what's going on ni bande bantu muri social media mu Rwanda bakwinspiring ndashaka umbwira abantu batatu bakwinspiring inspiration ngewe muri itangazamakuru mu itangazamakuru n'imbuga nkoranyambaga n'imyidagaduro hano bakwinspiring inspiration nyifite ku muntu umwe gusa ngewe ninde nyifite ku munyamakuru witwa Julius Chita uwo munyamakuru ni umuntu wa struggling kuva muri print media kuva kuri media kuri radio uyu munsi akaba ari gukora social media niyo muntu mfata nk'icyitegererezo mu buzima bwanjye kubera ko niwe muntu nzi hasozize 100% ze from the scratch kuva muri theatre kuva muri cinema kuva kuri social media buri kimwe cyose mwese tutarika nkubaza umuntu w'icyitegererezo mu buzima bwanjye rero ni wowe wow ndabikunze ubu nari ntegereje kumva ngo Sabe ngo ndibiki ngo hajya abandi banyamakuru bandi hari abo twagiye duhurira mu kazi nkagira ibyo mbigiraho bimfasha cyangwa se bigatuma ndushaho kubikunda ariko role model w'ubuzima bwanjye ni wowe kuko nawe ahantu ugeze na ahantu heza cyane wowe ko nzi buri struggle yanjye nzi inshuro nagenze n'amaguru mfite ikintu nshaka nese nkubaze nzi inshuro nabwirirwaga ku bushake kugira ngo ngiye ku kintu runaka n'uyu munsi ndetse every struggle ndayizi naba ndi mu Rwanda naho ntari mu Rwanda ndashaka kubaza kuri ibyo bintu uvuze umaze imyaka ukora uri muri ibi bintu ndashaka utubwire ni iyihe struggle ni kihe kintu utazibagirwa muri uru rugendo yego nturagera aho ujya harenze cyane ariko ndashaka aho ugeze ahangaha harashimishije tubwire ni kihe kintu cyakubabaje ko ndabizi imihanda irababaza iranavuna njyewe nta kintu cyambabaje mu buryo budasanzwe kubera yuko gutangira gukorera kuri social media hari ibyo ntarinze ariko kubera experience no gukora bituma mbimenyera ntabwo navuga ko ari ikintu cyamvanye muri mood cyangwa cyampinduye undi wundi kubera yuko nubwo ntabiteguye ariko nigiye mu kazi sibyo hari ibintu bibaho bikonsaninga amarangamutima y'umuntu uko byagenda kose ariko kubera yuko mba nzi neza ko ibyo nkora hari impamvu ngomba kubikora kandi nzi neza ko cy'ingenzi ngomba kwimakaza positivity ngomba kwimakaza discipline hari ibyo ntakora hari n'ibimbaho nkabyihanganira kubera ko ubuzima niko bumeze kandi hari ikintu nize muri ubu buzima faiblesse zanjye cyangwa izawe nta mahirwe ku wundi iki kintu gishobora kumbaho ari kibi
ngewe nkumva ari kibi nkaba nanacika intege nkabivamo ariko ni inyungu ku muntu wagiteye cyangwa se ku muntu uri hafi aho ngaho. Ntabwo buri bintu byose dutakaza mu buzima biba bigamije kutubabaza gusa, bigamije kutwigisha amasomo arenze rimwe. Nta gihe wafilinze ushaka, nta gihe wumva ushaka giving up bibaho? Cause impamvu ndi kukubaza ibi bintu nk'umuntu w'umunyamakuru wowe nuko njya nkunda gukurikira abanyamakuru bo hanze bateye imbere, ba Oprah, ba Steve Harvey, yakubwira ngo hari igihe nageze numva I feel like giving up. Nkatwe nkanjye wenda impamvu bitambayeho kondisiyo natangiriyemo nizo zari gutuma mbireka kurusha uko bimeze uyu munsi. Gutangira udafite facilities tandukanye n'igihe uzifite, kubera yuko igihe uzifite iyo udakoze wari ubunebwe cyangwa wenda mood urimo y'ibihurimo bitakwemerera gukora cyangwa se n'indi mpamvu. Ariko iyo udafite facilities nibyo bihe buri ibihe byo gutangira bari ibihe bibi cyane ushobora gutuma umuntu giving up. Ariko ngiye kubera yuko ibintu natangiriyemo nta mafaranga yabibagamo n'undi nta n'inyungu nini yabibagamo, kuva kera nkiri kuri radio nahoranaga spirit yo kuvuga nti ibi bintu ndimo uyu munsi nta mafaranga birimo, nta buryo bubirimo, nta kuba byantunga, ntabwo ari nonaha. Ariko nanone in future ibi bintu bishobora kuzagenda neza, si nonaha ariko ejo hazaza bishobora kugenda neza. Sinjye uzabikora ariko ntacitse intege nkakomereza mu murongo ndimo, Imana izatuma bikunda. Niyo myizerere ngewe ngira, sinjya ndi mu bantu ku isi batagira gahunda yo gucika intege. N'ikintu kigoye ndakigerageza mpaka hahandi umwuka wanyu wamvuga ni ikintu ntabwo bishoboka, nuko bimeze. Kubera yuko ibi bintu twebwe tuza muri social media ntabwo twazijemo kubera amafaranga. Wafunguraga social media kugira ngo ibe ari platform runaka, ngo twafungura za Facebook, ese uko wafunguye yahoo.fr hari inyungu wari ugamije? Hari wari ubizi ko hari n'ikizakumarira se? Nari ukwandikirana n'aba cousins n'abasigaye baba hanze email. Ni nk'uko rero yahoo ntanjye ntacyo yamariye kuyikoresha. Ni nk'uko rero na YouTube ntabwo nembizi ko ari kizamarira, ntabwo nembizi ko ari passion ku buzima bwanjye. Kuba ikintu gikunda bigutera imbaraga gake bigakunda. Ntabwo ibyo niyo ari bitangaza. Ariko igiye mu bintu utazi ibyo ari byo cyangwa se uri kurunguruka ifaranga gusa, iyo uribuze ugiving up cyane. Iyo ufite buri kimwe cyose cyagakoze ibyo ugomba gukora, umusaruro ntubone kurababara. Ariko iri mu bintu ntabyo wateguye, ntabyo yagize gute, ariko kubera passion, gusenga, discipline n'izindi ndangagaciro zigufasha, igihe kiragera bigakunda. Nta kindi. Birumvikana ko nanjye nabonye rwose. None se abantu uri kubona ukuntu bimeze? Ndabibona. Ubaye giving up rero wabikora nona. Ubu ngubu ubwo uri gutangira nibwo commentaire ubona abantu bakubwira se ibintu ukora ni ibiki, harimo n'ababinegura cyane. Hariho kuko umuntu kweri wize dore nibize kaminuza, yize muri kaminuza kweri koko umuntu wize koko wicara kuri YouTube kubera yuko ubuze icyo bikumariye kandi ari cyo kintu ukunda, ari passion, binaguhaye amahoro, uri mu murongo wifuza cyane. Ntaragera ahantu njye nakumenye hahandi turi bubike mu kanya. Nyiri umwarimu muri secondaire. Ndashaka kubaza Chita, kuki kuri channel yawe kare nahoze bivuga, kuki ukunda gutumira cyane abakobwa kandi beza? Urambeshye. Njye nicyo kintu nabonye. Nicyo kintu nabonye, ukunda gutumira abakobwa beza. Mbese umukobwa uri yaba ari mu muririmbyi, yaba ari umukinnyi wa film y'umukobwa beza. Arabeshye yo muri comments mutubwira. Yo nyumira abantu b'ingeri zose. Ahubwo ndashaka guterwa nawo ubona cyane. Ni coincidence. Njye n'abasaza ndabatumira, n'abakecuru, baba pasiteri, baba padiri, baba abayisilamu, bose ndabatumira. Umuntu nabonye umupasiteri yatumye ni Theogene, abandi n'abakobwa beza, ibyuki byose. Abapasiteri reka nkubwire, hari pastor Theogene, hari pastor Mutesi, hari bishop Brigitte, hari pastor Claude, hari abapasiteri benshi n'abakobwa. Na bishop Brigitte da nawe ujye umutumira. Ni benshi n'abakobwa. Wambwiye ikiganiro. Mu bayisilamu naganije umusheikh witwa Hakim, hari umusheikh witwa Ashraf, hari Tijara Kabendera, ni benshi.
Shana ari mubeshye nuko nkunda kureba nkakubita n'abakobwa nkavuga yego wowe nibyo binahubwo ubona nibyo bigukurura abantu b'ingeri zose Bishop gafaranga ntiwamubonye naramubonye none se Samusure ntiwamubonye Samusure ntiwamubonye bamenya ntiwamubonye uko gusa ku macano yose yo mu Rwanda Chita Magic nkunda kwibona abakobwa beza uko bibona merci abakobwa beza gusa icyo nabwira abantu wenda ushobora kuba utarabonye Chita Magic ni platform ikunda guteza imbere ubuhanzi bushingiye ku rwenya na sinema niyo channel nyine mu Rwanda uzabonaho abantu bakina filime benshi bahano mu Rwanda hafi ya bose niyo mpamvu nkunda kubonaho n'abakobwa beza nyine aho muri filime rero nk'ejo twatambukije ikiganiro cya Mutoni Asia twakoranye ari muri Amerika narakibonye urumva rero benshi uzabona yaba bo muri City Maid za Seburikoko za Bamenya Babahavu abo bantu nibo bantu mbana na ubuzima bwa buri munsi kuko nibyo bintu nkunda ni nkuko ushobora gusanga ari undi muntu ufite channel ikunda gutambutsa ibintu by'abahanzi cyane cyangwa ugasanga akunda gutambutsa ibintu bya fashion rero kubera ko mba muri filime nyarwanda kandi ngo filime nyarwanda benshi barimo n'abadamu n'abakobwa ariko n'abagabo barimo turabaganiriza abayisiraheli ejo naganirije Papa Sava urumva ko ntabwo uyikurikira naganirije nyine wa mugani mfite ikibazo urumva ko ari wowe naganirije umuzehe witwa Muzehe Nkota yongwe n'uwawe naramuganirije narayirebye urumva ko rero ntabwo dukurikira ahubwo urareba natumiye nk'umukobwa mwiza ahita njyaho nkareba twirebe kubera yuko habaho n'amarushanwa ya Miss mu Rwanda wambwiye ikiganiro Miss Rwanda kuko nanjye ahangaha iyo ndi gukorana ibiganiro n'abantu ngira ibiganiro bindushya cyane cyane ubwa n'abantu bitonda birandushya none se ko nitonda ko bitakuruhije nko kuganira nawe hari abantu cyangwa nka Theogene ngiye yanyorohereje ikiganiro hari abantu nyine mbwira nk'ikiganiro ntumentioning izina wambwire ati hari ikiganiro nigeze gukora kirangora pe kuva natangira kuko ufite video nyinshi mbwira nk'ikiganiro kimwe cyakugoye ibiganiro byose byo muri Kenya byarangoye bya bindi by'ejo bundi buriya hari ikiganiro kuri muri Kenya kera na Kidumu muri 2019 ntabwo cyasohotse kubera yuko uburyo cyafashwemo amashusho kondisiyo zacyo byarangiye tubuze n'amashusho ikiganiro nticyasohoka buri cyo mwabonye ejo ni icyambere ntabwo urakora ibiganiro byose nakoreye hanze y'u Rwanda byose byarangoye kubera kondisiyo umuntu uri mu mahanga akoreramo ziba zitandukanye nkuko ndi Kigali hano nshobora gukora video binyoroheye ni hatoya ushobora kuvanga ngiye kureba umuntu mu Kanombe nkava Kanombe nkajya muri Kigali ushobora gukoramo ibiganiro bitatu buri wese n'ubusanzwe kuri tara ariko muri Kenya ntabwo ari uko bimeze haba ari kure kuva ahitwa za Kikuyu Kabete Rimuru kuva ahitwa za Thika Road uri kujya mu mujyi muri Nairobi hagati za Kilimani ahitwa za Kasarani za Yaya Center utwo duce twose ku mazina wumva ari nk'ahantu hegeranye ariko hari amakaritsiye haba ari kure cyane transport yaho ntabwo ari ahantu uzi ibyo nakoreye muri Kenya byose byarangoye byose ariko harimo n'icyo twasubiyemo inshuro 3 ntabwo urakora ikiganiro amajwi akabura niyo byambayeho ndababara cyose ugasanga umuntu umwe niwe uri kuvuga undi ntiyavugaga izo zose ni challenges ariko bari impamvu nziza ushobora gusanga ari nk'aka information karimo katari ngombwa cyangwa se ugasanga hari ibyo mwibagiye kuvuga bibaho cyane buriya Imana ibizi impamvu hari ibintu bibi ariko nanone ntabwo Imana ishyigikira uburangare buryo wa recordinga iyi micro itari gufata amajwi ngo tuvuga ngo buriya hari impamvu nziza impamvu ntayo habayeho uburangare ariko hari ikintu kiba ari byo abantu batemera Imana bita umwako buriya ntabwo iminsi yose bari myiza hari ikintu kikubaho nta kintu na kimwe cyaburaga ari cash wari uzifite ari mode nziza wari uyirimo ari buri kimwe wari ugifite ariko imvura ikagwa umva gukora gahunda zawe bikanga cyane utuvuga ngo ni umwaka gute se ntabwo bari umwaka ahubwo niko bigomba kugenda ariko ibiganiro byangoye n'ibyo muri Kenya ntabwo babyoroshye kuko ntabwo bari mu gihugu
ntabwo bari mu gihugu. Nicyo kiganiro wakunze mu biganiro byawe byose, niba ari bingahe, niba ari miliyoni simbizi biriho. Niba ushaka kubwira ubwiza naganirije uwo muntu umunsi ganiriza mbonye na Gahongayire byarandyoheye. Ni aba gospel superstars ba hano mu Rwanda, byonyine no kubahuriza hamwe muri kumwe hari icyo biba bivuze, hari impamvu yabyo. Umunsi nta mvura yaguye ngo bitume ngo bitaba cyangwa bigende gute, ariko ni ikiganiro cyagize impact ku bagikurikira. Gusa ngewe ngiye gutekereza ibiganiro cyangwa se ibyo nakoze muri social media by'ibihe byose, ntabwo ntekereza kuri video yari iryoshye cyangwa yari ifite sound nziza cyangwa video nziza, ahubwo ntekereza kuri video twagiye dukora zigahindura ubuzima bw'abantu dufatanyije mu buryo bwose. Haba ari nk'umuntu wari ufite chaîne ashaka ko tumuganiriza abantu bakamumenya, ibyo ngibyo rwose biranshimisha, mba numva ntaravunikiye ubusa. Hari umuntu wari ugiye gukora nka movie, umuntu wari ugiye gukora utuntu dutandukanye akansaba ibitekerezo, ubona bihaye inyungu ya mbere kuri njye bari iyo ngiyo. Niba nabonye nk'umuntu utari mu buzima bwiza n'umuryango we, nkamusura nkamushyira amata cyangwa nkamushyira matera cyangwa se nkamushyira utwenda tw'umwana, hari umentioning izina, ariko kuri njyewe ibyo biba birenze amafaranga dukorera. Ku bintu dukora ni business, gucuruza amakuru, ariko ntabwo bihagije, ntabwo ari cyo kintu gihagije, ahubwo igihagije nicyo tumaze kuri social media. Ntabwo igihagije ari inyungu twebwe twavanyemo, kubera ko izo nyungu twebwe tuvanamo zirashira, ziba expired, umuntu arapfa bikarangira tukibagirwa, hakaza abandi ubuzima bugakomeza nk'uko abasokuruza bacu babayeho. Ariko nibura niba ibyo wakoze bisize nkuru imusozi, abantu bavuga bati runaka yangiriye neza gutya na gutya, nta mumaro urenze kuri njyewe. Nicyo kiganiro. Impamvu ndi kukubaza cyane ku biganiro nuko nkunda kubikurikira kandi nyine ndandeba progress umunsi ku wundi. Nicyo kiganiro cyawe mu biganiro byose wakoze gifite views nyinshi, gahita nanasubiraho njye kukireba. Ikiganiro cya Clarisse Karasira n'icya Irebere. Yego, nibyo biganiro byagize views. Irebere yakoze iki? Icyambere bavuze ikiganiro, interview cyangwa video ni video twakoze muri 2020 gitangira. Hari habaye competition finale ya Rwanda Movie Awards. Yari yabaye rero irimo section iri international yitwa Rwanda International Movie Awards. Yerebwe n'abantu benshi, ubwo hari gutanga ibihembo ko abakinnyi ba filime bari bambaye, n'ibiganiro bijyanye n'amafilime cyane. Hari n'ikindi cya Rwanda Movie Awards twagirwa amagana muri Saint Aloys. Urumva ko mu bihe bitandukanye no kubera cinema. Ariko mu ma interview ya Ndimbati twamusuye muri gereza, iriya nayo yararebwe, narayirebye nanjye. Airways interview n'ikiganiro cya Clarisse Karasira, ndumva abantu bagiye babakunda cyane. Okay, ikibazo cya nyuma, ikintu ngiye kugusaba bwa nyuma kandi ntiwange, sibyo? Ntiwange. Nuko ubwira hayi abadukurikiye. Oya, ibyo urabivuga nyuma. Icyo ngicyo cyo ntiwange. Ni ikintu cyoroshye cyane, n'icyo cyoroshye ndacyemera. Ni kuri wowe kiroroshye. Njyewe nababwiye tugitangira ngo hari ibindi bintu Chita namumenyeho bitari kuganira kuri radio. Ibyo nakwigishije se? Oya. Kubitekereje ugaseka, birasekeje ibintu twagiye. Njyewe nakumenye uzi kwigana abantu. Chita, iriya talent ni talent irenze. Oya, wo wiganaga kera ukiri umwana, abo wari ukiri umwana. Abantu wiganaga barangusaba kuzuza 19 nzayizuza 14 of 19. Okay. Wow. Mwaka utaha byaye uri muto, wowe ufite 16 15. Okay, anyway, oya no kwiganirira. Ndashaka mbabarira ndakwinginze. Unyiganire abantu babiri kuko ni talent ntawe yagiye. Mbabarira unyiganire Uncle Austin. Unyiganire Uncle Austin n'undi muntu umwe, abantu babiri. Undi muntu umwe ninde?
undi muntu umwe ariko hari umuntu wiganaga cyane sinibuka neza ariko uwo nibuka cyane nako nkora abantu babiri abantu kabiri nayo muhitemo harya abantu biganaga kera ni bande n'abandi try your best gerageza nibuka cyane wankoze ku mutima nako ndashaka guca ubunebwe vuga wa kabiri ni guca ubunebwe se ninde wagize ubunebwe bwo gutekereza mbabarira just freestyle like a freestyle yeah Uncle Austin Gamberi wa kabiri Rizwana 2.3 Kiss FM Kigali's #1 hit music station. It is Austin. Yeah, twatangiye kuwa mbere. It is weekend iryoshye cyane. You know what? Uyu munsi we have ibintu byinshi ushobora gutsindira amafaranga. Umva na saraye none umva se bitese binani. Ijwi ryagiye. Undi muntu numvishe uzi kwigana Bulldog. Mwiza Sembyare Imana Bulldog cyangwa Marie Bertrand basoza abahungu banje bose aho bari kwisi hose yaba Kenya Trap abakunzi ba hip hop abakunzi ba Tough Gang bizere ko meze neza nasaraye uziko navuye mu bukwe muri Kenya nasaraye nigana undi muntu umwe wizera neza keretse ntabwo ngiye mbishobora kubisubiramo kuko ntabwo ngira freestyle zabo nafashe mu mutwe ahubwo wowe ukiretse uri kumbaza nigeze kumva bagutumye kuri RBA wiganye Bulldog wigana Uncle Austin none narasetse ndapfa undi muntu mwindi mbwira undi ushaka nta kibazo shaka umbibagiwe koko mbwira ubasi uwo wakundaga aba abantu bagusabaga cyane uwo nakundaga cyane nizo Kabos Urban Boys Kabos superstar wenyine uzasanga afite umwihariko n'abandi benshi batandukanye yaba Hambo yaba Safi Madiba yaba Buda Double G cyangwa se Bulldog n'abandi batandukanye ariko Kabos nkagira umwihariko abakunzi na swaga zanjye nyine ukabona ko ari Urban Boy ibi bintu rero ntabwo mpamwiruka kubikora ariko nk'umuntu uri kumbaza nibwo ngiye binyorohera kabisa nibagiye kubashaka abo bantu umuntu wari muratekereza usigaye ni Meddy okay Meddy ask him nyiganira Meddy nyine mubaze nyine nk'ikibazo ushaka cyane okay Meddy watubwira indirimbo zawe concert ufite concert ihe muri iyi minsi album aza kugira album zingahe Meddy thank you so much I feel like sinzo wenda ko nakubwira ndi kwimva ariko it's a pleasure to be here kubera yuko Meddy cyangwa mutima it's a brand ariko ni brand y'abantu kubera yuko I have got support from them from friends from family from friends ariko but right now ntabwo ndi gutegura album launch for where I've been focusing on gospel music. I have brand new song called Breast is as a because after singing the Queen of Sheba, after singing My Vow, after a lot of songs that I did last year, it's blessed. It's part of my new journey. And take a sort of like this is on a free platform. Thank you so much. Love you so much. Around the world, how many hospitality? Like I'm very thankful to have you. Ufa. Ni Meddy neza abantu azi Meddy ni Meddy. No. The Benue nagumuzi. Waragiye. Ariko naturepese twaza. Nazo turi kuganira. Nanjye narepeta buri. Nikurinda ngira repertoire ngafata ngasura. Let's do it. It is Ruhura Umutima. Now, twandikiye atubwira urumva ko nk'umuntu abantu ntago yiseriza kwera yuko tuzabisubiramo neza twabipanze. Tuzabisubiramo neza twabipanze.
wow uko kipenzi changu cy'umutima unkora ku mutima harabaye karehora unkora ku mutima uko kipenzi changu cy'umutima unkora ku mutima heyo ariko abivugaho iki Uncle Austin? yarabikunda cyane Oh my goodness, abikunda cyane kandi ni byiza. nkoreye umunsi pe. Merci beaucoup. Ariko nzakugarura wigana banza none nabipanze neza. Ntabwo babikurikiye ariko nanjye uzambwire manze nkore repetition. Nzakubwira nta kibazo. So Chita turagushimiye cyane ko wafashe umwanya wawe ukaza ukiyereka abakunzi ba Agape Hub, abantu bagukunda ndabizi ko ari benshi. Ndagushimiye rwose wankoreye umunsi cyane. Ariko na mbere yuko ngutumira mu kiganiro behind the scene wari wabanje kubunkorera. Merci beaucoup. Rero gira icyo ubwira abakunzi ba Agape Hub tunasoza ikiganiro cyacu. Nshuti bakunzi ba televiziyo y'u Rwanda, reka dushimire ko mwakurikiye gahunda y'amakuru mu Kinyarwanda twagezagaho haba mu ngeri zitandukanye ubuzima busanzwe bw'abaturage, haba muri sport, haba ndetse no mu bindi bice bitandukanye. Dushimire mwakurikiye amakuru ya televiziyo y'u Rwanda, nagushimira timu y'abanyamakuru twafatanyije kugira ngo tubagezeho nitwa Bienvenue dans tous naho utaha. Sinsoje naho utaha. Bye.